Yes guys, reka mbasuhuze aho muri hose mu mpande z'igihugu zitandukanye, intara y'amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, aba diaspora bene data abantu habanze igihugu, abanyamerika, abantu bari muri state, coup de chapeau, coup de chapeau, coup de chapeau, ndabashuje cyane. Kankomeze mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abe muri mwebwe. Simba sezeye ahubwo ndi kubasuhuza nanabifuriza amahoro y'Imana nk'umuntu w'Imana, n'abatameze neza Imana iri buze kubigenza neza. Ejo bundi tuzahure muvuga ngo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, Imana hari icyo yabashije gukora ku buzima bwacu, Imana yahinduye byinshi cyane. Ni wa Mungu wanyu rero, Nyiramasimi n'amakombe, Nyirubukaka bukubitira umwanzi ahareba inzega, Kagarara umuzuko w'Imana, sinigeze ntikuzonamba ahubwo natoye isaro risakara mu mitima ya rubanda. My people, disability is no inability. Uyu munsi nanone nagarukanye ndabivuga ntera, ndabivuga nte, nagarukanye na wa muntu wanjye guys, uraza kunyihanganira ariko uyu munsi ndi kumwe na Mumararungu. Maru, abantu bamereye nabi, ngo nkuzane ngo ushyire mu rugo. Marungu yavamo umugore mwiza, nyine nkubwire ngo abantu ibintu byakomeye. Mbere yo kujyana ibintu mvuga, reka manze nkwakire twumve impumeko ya Mumararungu, nabwire abakunzi ba Kigali News cyane uko umeze, kuko ndakeka bari banagukumbuye, bari bakumbuye ko babona ikiganiro cyanjye nawe turi kumwe. Maro, banza usuhuza no kuri Kigali News cyane. Ubundi umeze ute festival? Imeze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Wanyweye amata? Wahariye? Nariye. Urumva nta kibazo ufite? Nta kibazo. Umeze neza muri make ntaribi? Reka mvuge ngo wenda abakunzi bacu baragukunze, ndetse n'abakunzi bankurikirana ku mbuga zanjye zigiye zitandukanye, ndetse nanje ubwanjye. Wanjye ariko urumva ni ibintu mpora mvuga buri munsi, ariko uwo nkunda nge ndamurata. Siko bimeze se? Iyo nkunda akarabo ndakagura mu isoko, kugira ngo nzajye nkora nkarebaho, sibyo? Nyine nje uwo nkunda ndamurata. Mumararungu, abantu bari kuvuga ibintu byinshi, kambivuge muri ubwo buryo. Mumararungu, urukumva umeze neza? Reka abantu bamaze kumubara cyo kibazo ngo ndi kumaza nkibaza kugira ngo tuze kujyana ibintu bimeze fresh. Mumararungu, umeze neza? Meze neza. Umeze neza. Nawe hari comment zageze kugera cyangwa se abantu bagwamagara kubwira ati se ko tubona uri mu rukundo na Kagara, ko tubona ibintu bimeze gutya na gutya, ubukwe ni ryari? Ibyo bintu hari abantu bageze babikubwira? Barabimbajije. Babashubije gute rero? Nababwiye ngo nibitonde bazamenyesha. Ubango stay connected. Bazaboneze kuki bashaka kwihutisha ibintu. Nanjye simbizi. Ibintu byose bigenda gake gake. Siko bimeze se? Ibintu byose bigenda gake gake, kandi buriya ntago ibintu umuntu abikora huti. Siko bimeze se? Rero buriya ni etape nyine by etape. Uyu munsi urasimbuka ahantu hatoje ugasimbuka ahantu hanini. Mumararuka nkubaza akantu kamwe. Buriya turamutse dukoze ubukwe, bumva nk'uko bwacu bwaba bumeze gute? Wowe uko byumva? Kwari uko nyine utwika. Wowe buryo? Mu buhe buryo? Haba harimo nyine ibintu byose, haba traditional na modern. Byose tukavanga. Unukuba byose urabikunda, traditional and modern. Ni cyo yegezo umuvuga ati nyine wenda traditional cyangwa modern wenda nshobora kubona nakijyamo, wenda ukavuga ati bino bintu ndabikunda, numvaga nari kuzabijyamo. Ngewe nkunda dance traditional niyo ukunda? Niyo ukunda? Ndayikunda.
umva ari sawa. Danse traditionnelle. Ujya ubona ari nk'imbyino washoboramo nk'igishakamba. agibwa igishakamba bakibyina gute? Kurambura amaboko nyine. Urambura amaboko turebe. Gutya nyine. Gutya. Urambura nyine turebe. Barambura traditionnelle ni ukurambura amaboko gutya. None se izi mbyino zo bazita gute? Modern nyizigezweho. Hari nk'akabyino ushobora kuvuza muri traditionnelle? Nige guta babwira ngo ukadukubitira ahangaha. So rero njyewe icyo navuga njye narakwishimiye uburyo bumwe cyangwa ubundi, si ibintu nzano kugira ngo wenda buri muntu wese wenda ngo yumve ko ndi gusikaminga cyangwa se nyine ngo bimeze gutya na gutya, nta n'impamvu. Njye naragukunze kandi nabyiza, sibyo? Ni na fresh, buriya tugomba kuba dukundana nk'abavandimwe. Ntabwo ariko ari igihe ushobora kurenga ubuvandimwe. Ese mumara rwo ku cyawe gitini, hari ukuntu umuntu avuga ati ngenda cyacyekeranya n'ibiki n'ibiki, uba wumva ngo ukunda urera urukundo. Nyine mba numva ari ibisanzwe. Kucyumva se wumva ko ari ibisanzwe? Kucyumva ko ari ibisanzwe. Ora wasanga hari ibindi buranda kiga. Wacaye muri investigation. Investigation zizarangira ryari? Hari igihe izarangira. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ukiri kunyigaho. Ndagaswegera. Urumva gadi? Ibintu bisaba kwitonda mwana. Umuntu akitwararika. Gusa ni nabyiza bara kugira ngo banduce ishoze, ushobora ngo usaka avuga ati cyagarabureye nubwo kinjijisha ariko kimwe bitabi. Sibyo? Ibintu rero ugomba kumenya, kimwe biyoga ni ikintu cy'ikiraro kuntu. Ese mara buriya n'urugero, turamutse dukundana cyangwa se tubanye tukagenda n'urugero cyo kubana, ugasanga tugeze nko mu rugo ugasanga ngo itabi, wabyitwaramo gute? Kubera ko nyine naba nyine naragukunze, simbimenye kare nyine ubwo banageze nyine mu rugo, nyine nabyihanganira. Wabyihanganira ukubaka urugo. Cyaze kabisa. Wow, that's beautiful. Kuvuga ngo abantu bose mwabana mwe mushaka kubaka, n'ibyo bintu utarabimumenyeho nyine mugikundana, ntiba ugiye kubaka nyine ihangana nyine ibyo bintu wubake, sibyo? Ibyo bintu byihanganira. Ariko hari n'ukuntu ushobora kuba wamuhindura tu. Nakubwira nyine ukabireka, utabireka nkakureka. Ukamureka. Ariko ukajya ugenda ugerageza nyine uko ushoboye kose. Marungu rero jaka kanya wenda nta bya mirenge mfite, nta n'ikintu cya danje mfite, ariko hari ukuntu ushobora guhereza. Hari ukuntu kera umuntu yagabiraga umuntu inka akavuga ati ngo haye nkuzaza gukora ubwatsi. Iyo uherezaga inka umuntu, uwo muntu nyirizina urumva yahoraga avuga ati n'urugero cyamaye inka mu mararungu. Bari bwo wumvaga nyine iriya jambo bakushaga nyine kurahira, cyamaye inka mu mararungu n'urugero, cyamaye inka kana gacyamaye inka kagarara. Tujye urumva uwo muntu yabaga yagize gute, yagabiwe. Jewe akantu gadushobora kubahereza umuntu ukunda, iyo nashikura kano katsi akaguhereza ati kano kantu kamvuye ku mutima, sibyo? Kano kantu ku mutima ngukunda cyangwa ku rukundo ngukunda, cyangwa se bitewe n'ukuntu umutima wanjye bagira gute bawimva, akagwa uzajya ukanyibukira. Wari waba romantique muri ubwo buryo se? Umuntu akagukubita akantu kavuga ati cyakazo n'umuntu amaye akantu. Ninde muntu wageze ukaguha? Oya, nagarura abonge bamaye. Ni hoya nyine ngenda avuga ikindi kintu. Nyine n'umuntu nyine yamaye impano. Iyi mpano ubwoko cyangwa ntabwo byemewe kuyivuga? Ntabwo byemewe. Ariko yari impano nyine nziza. Yari umukunzi wawe? Oya. Yari umuntu usanga uramba. Nyine nicyo ati ndakwikundira kera. None se wegeze uhabwa impano n'umukunzi wawe? Oya. Kugeza atayiguhaye? Oya, uriya ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa. Erega impano ntabwo bisaba ibintu bikomeye. Ubura iyo mukundana n'umuntu ushobora kuhashitwa n'aka katsi gutya, ukamubwira ati nta kintu mfite nkurushije, ariko kano katsi uzajya ukanyibukira. Siko bimeze se? Nanjye rero ahangaha mfite udukoma tubiri. Njye nambara udukoma tubiri kunoza ku kuboko.
sibyo? Kano gakomo urumva ngiye gukuramo agakomo kamwe ngiye kukaguhereza ujya wambara udukomo iratwambara kushuri ko ntabwo tuba twemewe, ntabwo biba byemewe. Kano gakomo rero ndagiye kukaguhereza ahantu uzaba uri ku ishuri cyangwa se ahantu hose uzaba uri, ushobora kuvuga ati ngiye nzakabika nkajyane ku ishuri, najya nkaramvuga ati ngaka ni umuntu wakampaye. Siko bimeze? Siko bimeze se? Utari kuba romantike mwana. So rero ntabwo agakomo urumva kano ko kanditseho igihugu u Rwanda, numva ngatanze naba ntanze u Rwanda. Iguha kano gakomo sibyo? Kano gakomo uzajye uvuga ati Kagara niwe wampaye kano gakomo, sibyo se? Kano gakomo sujya ukora ko kenshi nkunze kukambara ko mba mfite nyine akenshi buri gihe. Kano gakomo rero ngiye kukaguhereza uzajya ukareba uvuga ati nyine nanjye niyo mpano nguhaye. Mo ntabwo bisaba ibintu byinshi, cyambere no kuba wishimiye umuntu kandi ukunda umuntu kandi wumva yuko nyine hari cyanakita what we call feelings. Siko bimeze? Sana kuba kore nka kwambiye kano gakomo kaboko se reka ni gakomo rero nguhaye sibyo? Gakomo ninjye kaguhaye, uzajya uvuga ati Kagara niwe wanyambitse kano gakomo, uko byasa ko uzajya ukanyibukira. Urakoze. Yes. Ya nawe urakoze cyane, nawe ndagushimiye kandi nawe urakoze gushima. Gusa njye ugendeye ku bitekerezo byo kuri kiriya kiganiro cy'ubushize wabonye abantu ni ukuvuga ngo ngendere ku bitekerezo by'abantu cyangwa se uko abantu bagiye bakira kiriya kiganiro twagiranye, ni ibintu abantu bakunze mbere na mbere, ni ibintu abantu bishimiye, ni ibintu abantu bagiye batanga opinion nyine zigiye zitandukanye, nyine buri muntu agatanga comment cyangwa se agatera comment bitewe n'uko yumva ibintu. Gusa comment nyinshi zari positive sibyo? Uko byasa kose nyine zari comment zimeze neza. Marongo umushyingirwe, marongo umukoro w'ukwe, marongo umugire sheri, marongo uri mushiki wawe, ese aka kanya bari basobanukirwa? God kanya bari basobanukirwa? ushaka kubasobanurira njyewe se ibikorwa bizigaragaza. ni iki kiri hose mu mararo, ni iki gihari hagati Kagara nabivuge. Nuzo kuki utabivuga? Yewe kuki utabivuga? None ugiye kumbwira ngo nta mugore uvuga ngo mbere y'umugabo. Oya baravuga. None bivuge rero nawe. Igihari nyine njye nyine nkunda kubivuga. Amaso yabo nyine arabihera. Se hari ikindi wowe uko amaso yaguhereza, niba amaso yawe wumva ko ari gukubeshya nyine ubwo ngubwo niko bimeze. Niba amaso yawe yumva ko ari ukuri, ni uko kuri guhari kandi siko bimeze se. Ni ukuvuga ngo amaso yawe icyaguhereza aka kanya ni icyo ngicyo, siko bimeze se. Navuga ko mbega ari ibintu byagiye biba byiza ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Akanya ni urugero mu mararungu, aramutse wenda haje nk'umuntu sibyo akavuga ati mararungu Kagara arakubeshya akora ibintu gutya na gutya, nyine akakunteranya ubu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njyewe niwe nikundiye, naragukunze, uramureke n'ibiki. Muri ubwo buryo nyine ibintu wabyakira mu buhe buryo? Nyine nanjye nabaza nkashishoza. Kwanza ukamenya ngo ukuri ni ukuhe. Mbega ntago wakwihutira kuhita ufata umwanzuro nyine wo kugira gute, kujya nyine kuhita ufata umwanzuro mubi. Ni ukubanza kugira critical thinking about it. Byane nabyo byiza, ni nabyo biba bikenewe. Mararungu njye nabuze amagambo mvuga kubera ko I'm just fine in love God. Abantu baze kunyihanganira iyo niko na Mararungu ntago mvuga amagambo menshi,
uburyo nyine dutwaramo ibintu byacu mu buryo nyine bwitonze ndetse bworoshye. Marungu, harya itariki yo gusubira ku ishuri ni ryari? nzajya ku ishuri kuri 6. Kuri 6 nibwo uzagenda? Hajya ngire niyutse, harya ngo wiga hagana hehe? Rulindo? Rulindo, nibyo Rulindo. Kandi Marungu urajya mu wa 6, sibyo? Jondo urafite ikizami cya leta. So rero ikintu njyewe nkwifuriza just like musaza wawe cyangwa se undi muntu wundi gande kuri kundeba nabi wandetse yes, nk'umusaza cyangwa undi muntu wundi ahangaha nkwifuriza kuzabona buruse ukajya kwiga muri kaminuza ugatera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sibyo? Ukaba umuntu ukomeye. Buri gihe mpora mbibabwira nanabifuriza buri gihe ukaguka muri byose ndetse ukagira ubumenyi buri hejuru, ukagira icyubahiro ndetse ukagira kubahwa n'abantu bose. Nta muntu ukundwa n'abantu bose, ariko bake muri bo bafite agaciro, bakagukunda ndetse bakagira gute bakanakubaha. Marungu, aka kanya ni urugero, wenda urarangije, wenda ubaye nka minisitiri mu gihugu, wabyakira gute? Nabyishimira. Ngira ijambo rimwe muri speech ushobora kuhakora, ushobora kuba wavuga hariya hantu. Nababwira ati nitwubahana byose bizagenda neza. Finally. Ni nka minisitiri w'iki se? Ni urugero, reka tuvuge ko wenda ni nka minisitiri w'urubyiruko. Nitwubahana, we speech ijambo rimwe ashobora kuvuga nyine yakoresha muri speech, yavuga nitwubahana byose bizagenda neza. Kandi uko mbyibona atari sawa, urakubahana niyo nyine hava ibindi bintu byose, siko bimeze se? Ese Mumararu, wageze kumva ko ushobora kuba umwarimu? Oya. Kubera iki? Oya. Kubera iki? Ntabwo namwarimu. Ubaye mwarimu, usanze ubaye mwarimu byagenda gute? Nakihangana nkabyakira. Ni ukubera ko bigoye se cyangwa ni ukubera ko utabishobora? Nuko bigoye. Biragoye. Umuhinzi se? Umuhinzi? Nahinga. Wahinga? Wafata isuka ukajya mu murima ugahinga? Ngatera imyumbati. Hako nejo bundi twabasanze mu murima kandi mwamuri guhinga. Murange mpinga kubi buri suka ngenda ewana ndahinga ahantu hose nagenza nzaza no kubakabyiza ahangaha. Ewana ndahinga bikomeye cyane ariko wumva iki? Ni ukuvuga ngo muri sosiyete wumva ari iki gishobora kuba cyahinduka muri sosiyete? Muri rusange ikintu nyine gishobora kuba cyahinduka, nyine ukunda kubivuga nyine no kubitubwira. Nyine abana bafite ubumuga nyine nabo bagomba kumva ko nyine bitaweho kandi bashoboye. Wow, that's good. Ni sawa cyane. Ni byiza kandi na byiza cyane. Kurumva ni nacyo twese tuba twifuza, nacyo twese tuba twumva yuko nyine umuntu ufite ubumuga yava ahantu hamwe nyine akagira gute, akagira ahandi hantu. Kandi mba nizeye yuko mu kwizera, gukora cyane, gusenga, byose tuzabishobora kandi tukabigezwaho no gukora cyane imbaraga zacu, ndetse n'Uwiteka akagira gute, akadushoboza. Mumararu, ndugiye tugiye nko gukina nko muri filime, sibyo? Ngiye no kwibaza utubazo dusanga turi aho ngaho, bakaduha role yo gukina dukunda. Wayishobora? Wayagitinga? Ntayishobora. Ngo reka tukina nk'akarore kamwe. Ugiye gukina wabaye sheri wanjye. Gade agiye gukina wabaye sheri wanjye, sibyo? Turi muri movie, sibyo? Uhitare tugende. Urumva urusheri wanjye already wamaze kuba sheri wanjye, sibyo? Sheri Karame. Basi bwa rimwe nubwo bigoye
bigoye nyine kubyumvisha, nubwo bigoye ndabizi biragoye cyane, ariko ndashaka yuko dutandukana. kuzihe mpamvu? Mbere na mbere urabizi naragukunze, na n'ubu ndacyanagukunda. Nanjye kuba mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo dutandukane ntabwo ari ku mpamvu zanjye. From my center naragukunze, n'ubu ndacyagukunda, nta nubwo umutima wanjye uri warekera kugukunda. Ariko bitewe impamvu za famiye, ubu ndashaka no kuvuga kandi zikomeye, ndumva iby'urukundo twabihagarikira aha ngaha. famiye se nigufatira umwanzuro? Gade barandangije tayari. Tekinolojiya. Ariko urumva ko twayifitingamo mani rero y'urukundo, sibyo se? Iyi boro twayifitingamo sana kabisa, twayifitinga. Ariko urumva azi kwagitenga mwana, Gade wabyumvishe? Mwahuye muhwana? Twahuye duhwanye. Famiye niyo gufatira umwanzuro, wasubiza iki tekinolojiya? So rero ni ibintu byinshi twavuga bukira bugacya, tukavuga bukongera bukira. Gusa mu gihe kuzajya mutubona njya mu mararungu wanjye ndetse n'abandi bantu benshi muri rusange, nkunze kubabwira ngo ubumuga bwa mbere ni ukumva yuko udashoboye, ubumuga bwa mbere ni ukumva yuko ntacyo uri cyo, ubumuga bwa mbere ni ukubwira ngo ufite ubumuga kuko nawe ukumva koko yuko ntacyo umaze cyangwa se ntacyo ushoboye. Icyambere ni mu mutwe, icyambere ni ubwonko. Duhindure mentalite yacu, twumve ko ari cyo dushoboye kandi twumve yuko ari cyo dushobora kubaka muri sosiyete muri rusange, kikagira abantu akamaro, kikagirira igihugu cyacu akamaro ndetse n'isi muri rusange. Ndabwira abantu badukurikiye, especially ku bantu badukurikirana umunsi ku wundi, ndababwira nanjye nibwira ko nanjye ndimo, nanjye ndi umuntu wamaze kugira ubumuga. Nta kintu wabihinduraho, acira ukuri kuko ni ibintu byaje nyine. Mbere y'uko uvuka ntabwo wigeze ugirana ikiganiro na mama wawe ngo urashaka kuvuka gutya, wagiye kubona wisanze gutyo. Wenda hari abamugaye bakoze impanuka ndetse n'abagiye bagira ibyo bibazo bitewe n'impamvu runaka, ariko we kumva ko igikuba cyacitse, we kumva yuko kuba ufite ubumuga bikubuza gukora ibintu runaka. Mbere na mbere banza utekereze ngo ndinde, ndajya he, ndashaka kujya he. Gira iterambere mu mutwe, kuko nugira iterambere muri mind bizagufasha, bigufashe kubaka ahazaza hawe ndetse n'ahazaza h'igihugu cyacu. Reka wenda mbwira abantu bose muri rusange, nkunze kuvuga ngo iyo mbwira abantu nanjye mba nibwira ko nanjye ndi umuntu, especially ku bantu baseka abantu bafite ubumuga cyangwa se babwira amagambo mabi bakababwira ko ntacyo bazakora cyangwa se yuko ntacyo bazageraho. So guys, you have to think, ndetse ukagira icyo nakita critical thinking, ukagira imitekerereze yagutse. Aka kanya usetsa umuntu, ese koko ibintu gukora nibyo? Ese koko birakwiye? Aka kanya uriho neza, ariko ntabwo uzi icyo ejo, ntabwo uzi icyo ejo hazaza. Ntabwo nkwifurije kubagira ikibazo, ariko ntawe umenya akazaza ejo. Niko umunyarwanda niko yise umwana wiwe. So rero duhindure imyumvire ndetse bijye bibera isomo abandi bantu bose muri rusange. Uwo ufite ubumuga aka kanya, narabwiye ngo ntabwo umwanzuro ari kujya ku muhanda gusabiriza Nyabugogo cyangwa se ahandi hantu cyangwa se mu bindi bice. Imana yaduhaye ubwonko buzima, turashima Imana, duhaye ubwonko butekereza. Hanze hari abantu ibintu batabifite, hari abantu batabifite pe, ariko turashima Imana yuko twebwe Imana yatugiye neza,
tukaba turiho kandi tukaba duhumeka umwuka w'abazima. Ibintu bikomeye kandi ibintu byiza kandi ni ibintu bishimishije. Twe gufata rero ubwo bwonko bwacu Imana yaduhaye tubutesha agacanga se tumere nkaho tubujugunye, ahubwo bitubere umurongo muzima wo gutegura ejo hazaza heza ndetse no kugira iterambere. Akanya n'urugero muri karitsiye iwanyu hari umuntu ushobora kubita urugero wenda nk'urw'amasaha nk'atanu cyangwa amasaha 2 cyangwa iminota 40 ajya gushaka amayinite. Wenda hari ibintu udashoboye gukora nk'umuntu ufite ubumuga, ariko wayo no tutatekereza ngo kubihu wenda nshaka amafaranga cyangwa se kuvuga ati okay ngiye gushaka umuntu agize ihene agahene nkorore nikabyara umwana wa mbere n'urugero azaba uwanjye bitewe nuko mwumvikanye na nyiri tungo. Umwana wa mbere nazaba ari uwanjye nzamugurisha wenda muri gishoro cy'50 cyangwa 70. Ngura amayinite ncuruze. Amayinite ntabwo ari ibintu bisaba kugenda ngo kujya wirukanka ubu wica aho ngaho abantu bakaza ukabahereza amayinite. Urumva ubwo uburyo bwo kugera gute kwinjiza amafaranga kandi bworoshye kandi bigize gute buri muntu ushobora kuba yagira gute yakora. Mutekereza ibintu bishobora kuba byabyarira umusaruro especially ku bantu bafite ubumuga wo kugira ngo igisubizo kibe icyo kujya gusaba cyangwa se icyo kujya kwicara ku muhanda dusaba. No, byo reka bihinduke. Ntabwo kubabwira ngo disability is no inability. Kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko udashoboye, ahubwo wowe niba udashoboye ntabwo ushobotse, nta nubwo wumva, nta nubwo utwifuriza iterambere. Tugire imyumvire rero yo ku rundi rwego kandi tugire imyumvire ihamye kandi ikomeye. N'uruhare rwa buri muntu wese, ndabwira abantu bose batwumva duteze amatwi badukurikira umunsi ku wundi. Ntabwo muzigera mubona n'urugero Imana yakoze igitangaza wenda yavuye mu ijuru yaje wenda kuri abantu bafite ubumuga. Akanya abantu babaje muri nosi kandi benshi cyane. Ntabwo muzigera mubona wenda Imana yavuye mu ijuru ngize isanga uwo muntu ahantu ari. Oya, twe nk'abantu, twe nkatwe tubwirwa niko tugomba kugira urwo ruhare. Niko tugomba kugira urwo ruhare. Imana izatunyuramo idukoreshe abantu tubagira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabo biteza imbere kuko nabo ni abanyarwanda bacu, ni abantu bacu kandi dukunda cyane tunifuriza iterambere. Rero ntabwo navuga ibintu byinshi, ariko tugomba guhindura imyumvire tukumva yuko twese turi ibiremwa by'Imana. Hari umuntu ejo bundi wambwiye akantu ndagakunda cyane. Uko waba ureshya kose, uko indeshyo yose waba ufite, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri iki, ntabwo wasohoka hanze ngo ubure kubona igicu. Mutuze rero twibanira amahoro kuko n'ubundi waba uri muremure, waba uri mugufi, n'ubundi ubwo ku bantu bafite nyine IQ icyo cyashatse kuvuga bacyumvishije. Kandi siko bimeze ya tekinolojiya, siko bimeze. So rero nahanjye nahawe naha buri muntu wese kugira ngo twegere abo bantu bacu tubahumurize. Inkunga dusaba ya mbere ni ibiganiro byo kugira inama, ni ibiganiro bibwira abo bantu gukora bafite ubumuga, bibabuza kwiheba. Hari abantu bihebye ahangaha bafite ubumuga banze kuva no mu nzu, bavuga ati muri kubwo turasohoka hanze bakavuga ngo turi bya bindi, ariko ibyo ntabwo byo dushaka. Turi mu isi ibyo bintu uzabibwirwa, ahubwo iga uburyo ugomba kuba tafu. Ndetse namwe abantu babivuga iyo ntabwo ari ibintu byiza byakaranze umuntu, ariko noye babibwiye batafu komere umve yuko ikintu bakikubwiye ntacyo cyaguhinduraho, nicyo cyanakubuza kugeraho, ahubwo wowe uba kazazawe kandi hafite intego. So rero ni igikorwa twatangiye kuzajya dusura abantu. Nje muri make nta bushobozi mfite, nta n'ikintu, nta n'ibya mirenge mfite, gusa nkunze kuvuga ngo nufasha yafashwa.
nta bidasanzwe mfite. Ikintu cy'ingenzi mfite ni ukuganiriza abantu, inama zanjye bakazumva, bikabakura mu bwigunge, bakumva yuko nabo ari abantu nk'abandi, kandi bakumva yuko bashoboye, bakumva yuko nabo bafite ahazaza habo. Izo nama nizo zimfasha, nazo zamfashije, ndagira ngo zizafashe n'abandi bantu. Igihugu muri rusange harimo abantu bafite ubumuga kandi benshi, muduhamagare tubagereho, tuganire, kuko namaze kubona ko bino bintu, ndashimira abantu badukurikira umunsi ku wundi, Imana ibahereze umugisha. Namaze kubona ko bino bintu dukora hari abantu byafashije kandi benshi, especially ku bantu bagize gute, bafite ubumuga. N'abandi rero bari mu gihugu bumva yuko twaganira akaba ikintu cyahinduka, akaba ari imyumvire ishobora kuba yahinduka, muduhamagare tubagereho. I'm here for you. Uri mushiki wanje, uri mukuru wanje, uri muvandimwe, uri daddy, uri mami, wikitinya. Ibintu biracyashoboka, kubaho biracyashoboka, kandi tugomba kubaho, kandi tukabaho neza, dufite icyerekezo kandi dufite n'iterambere. Iterambere rya mbere mbashakaho ni mu mutwe. Ntago navuga ibintu byinshi, gusa reka nshimire mu Murarungu bemeye kuma kano kanya. Reka nshimire abantu bacu bakomeje gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Ni ukuri mutwereka urukundo, tugenda tubona urukundo rwanyu uko bwije n'uko bukeye, n'abantu batugira inama mu buryo bugiye butandukanye. Imana igikomeze bahereza umugisha. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kwenda mu buryo bugiye butandukanye, Imana ikomeze kubahaza uburame, ikomeze kubahaza amahoro yayo. Mukomeze mukore subscribe no kuri mubyetaho mw'abantu mwe. Ese ndabizi neza Imana izabahemba. Inkunga ya mbere nuko tureba, ni inkunga ya mbere dukeneye, sibyo gade? So rero Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibarinde muri byose, n'abarwaye namwe ndabasengera, ndabizi neza ko muri buze gukira. Reka mbabwire ngo ciao ciao, tutaonana siku engine. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.